nyamara ntiwigore ujyayo. Uriya rwose ndamwiyiziye, erega burya twabanye kera, kandi rwose nkubwire wumve utirushya ujyayo rwose. Bariya abantu ni abacuye, uzi se wabo buriya n'amazi ntiyayaguha. Ndabyibuka neza kera rwose nta keza kabo. Uzi ko buriya na nyirasenge yari umwarimu wacu kera, yaratudihaga buri kanya. Nta neza y'iwabo rwose, wikigora ugira icyo ubasaba. Ahari wenda ugira ibironda cyangwa wabona bakumva, gusa ndabizi ibyo ntibikunda. Buriya amaraso ni mabi, n'uriya afite kamere yabo ntacyo yagufasha rwose. Ngaha mbabarira rero mvaneho ayo matiku. Ibyo mupfa ntibindeba, nyirasenge simuzi, se wabo yitabye Imana. Reka umwana w'umunyarwanda ayo mateka ni ayanyu. Ahubwo umva nkubwire, ubu se ko ejo twahuye njyanye umwana kwa muganga, rifite yampaye yiziho iki? Inge muzibuze yiziho iki? Ko ibyanyu rwose bincanga. Akazi se yansabiye urakazi? Urimo urambuza kudepoza kubw'urwango ntazi isoko. Ninkabura uzakama cyangwa uzanyita imburamukoro? Aha, mva mubwire muze, mugira neza ndamwiyiziye, twabanye kera cyane, twabaye rusumba nzika, turarwana n'iterambere. None wowe ngo ndohoke, ngo se wabo yakwimye amazi? Ibyo gusa, ibyo koko? Ese ubundi muba mupfa iki? Ubu koko mupfa iki? Mwabanye neza mwabantu, mwabanye neza.